uzi kuvuka nabi, ukiga primaire nabi, ukiga segonderi nabi, ugasaza nabi, ugapfa nabi, tukanaguhamba mu isanduku itanasize verine, tukagereka hita ntuzanazuka ngo ubane n'Imana. Amahirwe mufite ni amashuri. Njya mbabara kuba ntarize. Ndinze kuyita subirayo mbajabuka, niko twavugaga. Mbere twavugaga kubayoba, none turabayoba mukatwomeka. Ubu dusigaye tuvuga kujabuka. Mbajabuke mani kayititsa. Agijindi ripfa, ariko hari ibyo Imana ikora rikaba rizazengeye aho, warangiza ukawuhumeka gake. Ndabasengeye muri iki giterane cy'amashimwe, Imana igira ibyo igukorera, ribe ritamye, ribe rikuretse ngo bwitaho umuntu n'isi. Uvana naryo kwa muganga, ukarikambakambana, ukarikorana ndende, ukaryigana garidiyene, ukaryigana pirimeri, ukaryigana segonderi, ukaryigana universite, ukaribona na diplome, ukarishakana, ukaribyariraho, ukarikoreraho akazi, ukarirwariramo, ukarisaziramo, ukaripfiramo, tukariguhambana n'umusaraba, tukandikaho izina rya Tigenda n'ibyawe. Yarabacanze, yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahagurutse. Cyiswe ibyahishuriwe Yohana igice ni icya 2 umurongo ni uwa 17, ariko kuri be yaho niwe ndibuze gutinda. Tuhagera vuba vuba ku rupapuro rwa 251 mu isezerano rishya. Ndumva twageze ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 17. Haranditse ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Imana iduhane umugisha mwinshi. Amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Hariho abagiye baza nyuma bamaze kutwakira, ariko ntacyo byaba bitwaye. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo ufite madamu n'abana 4 beza basa na se. Abana banjye turasa we, Mana ushimwe k'abana banjye dusa. Imana ikora rikaba rizazengeye aho, warangiza ukawuhumeka gake. Ndabasengeye muri iki giterane cy'amashimwe, Imana igira ibyo igukorera, ribe ritamye, ribe rikuretse. Ariko haleluya haleluya, yikiriza cyane. Haleluya haleluya. Hari amajwi nahuye nayambwira ko ntazakura, ndangije ndakura we. Amajwi ambwira ko ntazashaka, ariko haleluya, ndangije mbona unyemera. Nira n'andi majwi ambwira ko rutazamara 2, none rumaze 10. Sabugira gutya, sabugira rumaze 10. Amura n'andi majwi ambwira ko ntazabyara, none ngize 4. Ariko ugituma nasengereza dayimoni, umwana wa 4 bamwita Shami. Ni he bivuga ngo Satani yarazi ko umuryango uzimye, kuko iyo mpfa nabyaye igisekuru cyacu cyari kuba kizimye. Bajyaga basanga shangazi twasigaranye muri jenoside, mfite mushiki wa papa niwe wenyine twasigaranye turi 2. Bakagenda bakamubwira ngo ifura zarapfuye ntacyo wasigaranye, kuko babaga bambonye Nyabugogo naramenetse, nakoze ijisho. Ndaje mbaho ubuhamya, njye nikubitaga ibikoresho byose narabihaga.
murabyumva? Imana yicaye mu ijuru, wa wundi babona ko nta cyasigaye, Imana akaba ari ibona amahungu n'akobwa. Bani bamera umugisha. Hari abandi bageze ku 10 barindara nkanjye, twabanaga ku muhanda, Imana impaye akantu nabo mpita mbazana turibana. Imana nikugirira neza uzareba undi ugirira neza. Ubu ngubu bamwe bari mu mashuri, harimo bazakora ikizamini cya leta ejo bundi, harimo 4 nakuye iwawa muri cya kigo ngororamuco, muri abo nakuyeho 2 bagiye muri university. Rero dushobozwa byose na Kristo duha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, dukoresha igihe dufite, ubundi nze kuyita subirayo mbajabuka, niko twavugaga. Mbere twavugaga kubayoba, none turabayoba mukatwomeka, ubu dusigaye tuvuga kujabuka. Mbajabuke Mana kayitutsa. Shiriwe Yohana tuhasanga ubuhanuzi Imana yari irimo ivuga ubwo tuzaba tugeze mu bwami bwo mu ijuru, ngo nitugerayo umuntu wese uzanesha ngizamuha kuri manu yahishwe, ngo kandi si n'ibyo gusa, ngimuhereza ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese, kereka nyiri kuritanga na nyiri kurihabwa. Ijambo nakuzaniye ni irivuga ngo igifite agaciro ku buzima bwawe ni izina. Igifite agaciro ku buzima bwawe ni izina. Noneho nahise irindi nteruro ivuga ngo Imana ikumpera izina rishya. Ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Imana iguha izina rishya. Imana iguha izina rishya. Ndagira ngo mbabwire ko ibindi byose bishira. Ibindi byose birashira. Wubaka inzu umuyaga ukarihitana, umuyaga ugasenya iyo nzu. Ugura imodokari kagonga moteri ugakuraho. Fata amafaranga ukabura ibyo wishyura, na rwa rutoki bakaruteza ugakuraho. Shaka umugore mugasezerana ko muzatandukana, cyangwa umwe ashize amwuka cyangwa yasagarutse ejo akarwara agapfa ukamuhamba ugasigara wenyine. Ibintu byose birashira, birashira, ariko ikidashira ni izina. Uvuga ngo kagira inkuru. Ubu mwana asigaye ava kwa muganga yibitseho umutungo we w'izina. Shimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu, baba bana ntabwo babyumva. Twebwe duheruka kubyara vuba, usigaye ujya kubyara izina waryitwaje. Ndabeshya se? Usigaye ujya kubyara izina waryitwaje, kuko baracunze basanga hari igihe batwita nabi bitewe n'igihe tuvukiyemo. Sikora umuntu baza ngo witwa nda, ngo nitwa Mbarimo Mbazi. Nitwa Mbarimo Mbazi. None rero abayobozi bacu baracunga, baravuga ati rero reka bajya bava kwa muganga babise amazina mazima. Udusigaye tuva umwana yikwijeho umutungo we, umutungo bwite w'umuntu n'izina. Uvana naryo kwa muganga ukarikambakambana, ukarikorana dede, ukaryigana garidiyene, ukaryigana pirimeri, ukaryigana sogonderi, ukaryigana universite, ukaribonana diporome, ukarishakana, ukaribyariraho, ukarikoreraho akazi, ukarirwariramo,
ukarisaziramo ukaripfiramo, tukaguhambana n'umusaraba tukandikaho izina rya Tigenda n'ibyawe. Umutungo w'umuntu n'izina ushobora kukugira neza itaraguhindurira izina. Ndagusengera Imana iguhindurira izina. Imana iguha izina rishya. Buri amazina tugira agabanyijemo ibice bitanu. Hari amazina twitwa n'ababyeyi iyo twabonye. Hari amazina nanone twitwa n'igihe. Igihe kirakwita ubishaka. Amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Ibyago birakwita. Iyo wakoze agisida ugacika akaguru witwa Kajarite, wari kwepera he. Iyo wapfushije umugabo witwa nde, umupfakazi. Niyo wajya gucuruza akayoza wumva. Amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwita nde? Utwara amata bamwita nde? Uhinga bamwita nde? Uwubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Utwara imodoka se? Ubusenge nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo tugira gute, n'ibyo dukora. None amazina ya gatanu rero ni amazina twitwa n'ingeso. Ingeso umunyamahane. Abasinzi we, uzi ko umuntu bakwitirira izunywa. Hari izaje zitwa yewe muntu Nyirantare, Suruduwiri, Kanyanga. Hari n'izaje zitwa utuginga. Reba umuntu ahagaze kuri kontwari ari kwaka akaginga ngo mpa akaginga, ugasa umuntu unyweye akaginga ahinduka iki? None hari izindi zaje zitwa icyuma, murazizi? Nababonye abakoboyi mwa icyuma. Umuyobozi hari ubuyaga bwaje bwitwa icyuma, bugura dese, waba uri mu tuntu tungana n'urutoki kandi ntabwo birirwa bafungura gutya. Barakaguhereza kuri kontwari ugahita ufata bikawe asukari bakahita yikunkumura. Tubiri twa katresa tuba duhagije, aka kabiri kahita banga ko mudacana amatara murabona butije. Saa munani z'amanywa, saa munani z'amanywa. Banyeshuri mwe turaje tubasengere, muraje tubasengere mutazanywa ibyuma mani. Murazi turaje tubasengere abanyeshuri batazanywa ibyuma. Ibyo biyobyabwenge byose kubera ingaruka z'amateka. Amateka aguha izina, arakubatiza. Kandi iyo ucoma, iyo ukora bya byaha byose bigira ingaruka ku buzima bwawe. Iyo ufata reka mbivuge ndeba mwebwe ni namwe tugiye gusengera. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge mw'abana bamwe, ijambo rya mbere bikwicira ejo hawe hazaza. Ntateganya bikorwa. Barimo bariga hano nayo ejo bundi batsinda bazajya kwiga i Rubavu, abandi Muhanga, bahita bahura n'abana bavuye Itumba ku Mukoni. Bahure n'abavuye i Rubavu kumaze atabatinuka umurezi Imana igiye muri kumwe hano. Ubona umwana wari uri mu ryo dasano mu kanya agarutse agenda nkadenda. Avuga ngo salama vie wanigira itese. Uretse kubasenga.
bani bahe umugisha kuko mwateguye uyu mwanya wo kuza. Kumva umwana yatorotse ikigo. Ijambo rya kabiri, iyo ukoresha ibiyobyabwenge nipfurwe ku muryango. Umuryango uvukamo iso aba yumva atakongera no kwitwa so. Kugera mu rwego mushiki wawe arongorwa bagahamagara mubyara wawe ngo aba ari umusora amutwaye mu maboko batinye kumuguha. Amaso yaramenetse, uhora wasamye urumogi rwara kumenya. Ijambo rya gatatu, ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete. Birakura urumogi murireke. Bigukura muri sosiyete kugera mu rwego usura so wanyu agahamagara pase ngo uruganirize umushyitsi atari urukundo yatinye kugusiga muri salo. Ati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na Jane. Ijambo rya kane ni amaboko y'igihugu abasenyuka. Jane ubundi niyo uzaba daso ariko ukoresha urumogi ntabwo uba daso ugitsinda. Si itsindara kizwa wakire Yesu afande ataragera hano. Kizwa akavoma isoko, yakavoma isoko y'urukundo mu muryango akahavomiriraho agasanga sananye namwe ni umujugujugu, undi ni ipanga, undi ni igitumbatumba, undi ni igitiritiri hasi hejuru, agahitamo kwigira imihanda. Yagera ku mihanda akasanga iniga zikamara ati ntukaba umurezi mwana gotomera utazarimbwa wa mugani wa muhanzi kayita gotomera. Ijambo rya kabiri rituma mukoresha ibiyobyabwenge, kugira ishome mbi, kugira inshuti mbi. Ikigare ugendana nacyo bagutumye amanota ntabwo bagutumye kubiniga. Urumva mwa abanyeshuri babatumye amanota ugasanga ageze ku kigo hari utugurupe barimo, ugasanga amasomo arakunaniye ugiye kunyonga igare ariko ufashe igare nyine winjiye mu gatsinda kabo kugasima. Wari inyonzi ugacyura yo kugura ihenesho cyangwa se ibati nawe ukazubaka nk'abandi. Ubure amashuri akunanira wari ufite ubwenge, ubure na kashimani, ubure n'imbaraga uhinduke zezenge. Umuntu wacomye ahora ari zezenge, umuntu wasinze urwarwa haramu. Ubure byose n'indatime. Inshuti mbi turaje tubasengere kandi mufate umwanzuro. Reka mbabaze mwese muri hano, ucuruza amakara asa n'iki? Ucuruza ifu asa n'iki? Ucuruza umucanga asa n'iki? Ucuruza sima asa n'iki? Mbanza ukwegereye ngo ugendana nande rero, wigendana nawe, utindana nawe, usa nawe. Mureke barezi dushyiremo imbaraga, n'abatunaniye tubaha urukundo. Hari igihe hari amateka y'aho bavukiye, arizo ngaruka duhura nazo mu mashuri. Namwe bana bato muhindukire mutaramera nk'abo ngabo ntunze mu rugo, kuko nutumvira ababyeyi niwumvira abarezi uzumvira amategeko, kandi amategeko ni ipingu. Kizwa ukomere, uhitemo ejo hawe hazaza, uhategura uyu munsi. Ejo hawe hazaza uhategura uyu munsi. Ni igiterane cyo gusengera abanyeshuri rwego bwite za leta mukaba gitifu na bameya nk'abo turi kumwe hano. Harimo abazaba pasiteri, harimo n'abazaba abahinzi bakaba rwiyemezamirimo, hari n'abazaba abamotari muri mwebwe mwicanga, hari n'abazaba abasirikare. Ariko uharanire kuba ukomeye, ariko kugira ngo utazakomeretsa uwagukomerekeje. Nkurikira ayo wiga yose uharanire kuba ukomeye kugira ngo uzasane imitima y'abagukomerekeje, kuko itsinzi y'umuntu
ni ukutitura inabi undi yagize gute yakugiriye. Hari abanze kubarihira amashuri, hari abanze kubagurira za bodaboda, hari abanze kubagurira amavuta yo kwisiga, hari abanze kubikora n'abo mu miryango. Ariko uzaba ukomeye kugira ngo utazitura inabi bakugiriye, ahubwo uzaba ukomeye kugira ngo usane imitima y'abasenyutse. Kugira ngo uzaba ukomeye ube wicaye hariya, ugomba kubiharanira ubu ngubu. Ntushake diporome gusa, ahubwo yongereho no gukiranuka, kugira ngo iryo zina uri guharanira rizagire umumaro umuryango wawe, sosiyete nyarwanda, nawe ubwawe ndetse n'igihugu. Kugira ngo ubigereho rero ugomba guhera kuri uyu munsi iri sengesho tugiye kugusengera rikakubera fondasiyo, ariko nawe ugafata umwanzuro. Uri muriga nayo ni hano utaha ujya iwanyu. Ejo bundi nutsinda bazaguherekeza n'amare, bazaguherekeza n'ishakoshi, bazaguherekeza n'amakaye n'isabune na papiye jenike, kandi ari ibishangara bakoreshaga iwanyu. Ubwo rero hari ugiye kwiga, bamwe bazagurisha amahene, abandi amasambu bayagwatirize, abandi inka bazigurishe, abandi intoki usige iwanyu hasize ubukene. Genda uhige izina rizakugirira umumaro kandi rikagira umumaro umuryango w'iwanyu. Turimo turagutongera mu ijambo ry'Imana. None ibitabo ibyo ngibyo urajya kwiga ukureho inda, urajya kwiga ukureho indi mico. Tuzajya kuba twumve ngo uri Imana. Geragera i Kigali no kugaruka inaha bikunanira, ufata inzira ujye. Akuzi kuvuka nabi, ukiga primaire nabi, ukiga segonderi nabi, ugasaza nabi, ugapfa nabi, tukanaguhamba mu isanduku itanasize verine, tukagereka hita. Ntuzanazuka ngo ubane n'Imana. Amahirwe mufite ni amashuri. Njya mbabara kuba ntarize. Mukoresha igihe mufite, kandi haracyari ibyiringiro, biracyashoboka. Amen abanyeshuri, biracyashoboka. Rudomoro byananiye mu mureke n'ubudomoro bwe, namwe mufatireho. Mwabyumvishe? Harimo muze mupfukama turasenga. Umunyeshuri wa segonderi we, ni Yesu wangize kubu. Abaririmbyi muhaguruke tuzenguruka abanyeshuri, kandi mudufashe ndimo mwigire hano, muzenguruka muzari tugiye kubasenga. Abandi muzari mureka gupfukama muzari. Muzana mukarasi, mubasenguruka simba nyuma hano. Cyane kuko nanjye ndi umumaro ku muryango wanjye, ku gihugu n'itorero. Tugiye kubasengera. Byashobora kuba ubaye uwa mbere upfukamye muri iki kibuga uri umunyeshuri. Icyemezo cyo gupfukama aha hantu turabasengeye kugira ngo
kwizera kwabo gushyigikire witeka warinda imikorere y'umwanzi izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga kandi turifuza ko mu gihe kizaza twazumva umusaruro n'ubuhamya bwiza buturutse muri iki kigo uhimbarisha izina ryawe ugahesha izina ryawe icyubahiro Mana urakoze kubw'uyu mwanya tubatuyeho umugisha imbaraga zawe zibabeho bajya n'amazi ubakote urakoze kuko ubiremye tubisabye twizeye mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Komera Imana amashyi cyane. Musubira mu myanya nimwihuse vuba itaza